Mwiriwe neza mukomere aho muri hose kandi nizere ko ah, ubuzima bugenda nubwo byaba bikomeye gute byanze bikunze ibintu birahinduka. Maze iminsi nibaza ikibazo kivuga ngo iyo umubyeyi mubi akoraga icyamunaniye bivuga ngo cyane cyane mu Rwanda ni nko kuvuga ati ubuyobozi bwacu bukurage ibyabananiye ni intambara ni urwango guca abantu ibice kugira inziga mbese hari ibintu ubona mu Rwanda byitwa inzigo duhora dufite uyu munsi mara nibaza ikibazo kubera iki inyuma ya Kigali ari se ntabwo gutera ibihuru imisozi ahantu hatuye abantu bivuga ngo muri Kigali abaturage baracucitse ariko utangiye gusohokamo ujya mu majyepfo ujya mu majyaruguru ujya mu burasirazuba mu burengerazuba utangiye kubona ko ese mu Rwanda koko dufite abantu miliyoni 14 bavuga urabyibaza ukabona ko ni ikibazo cyangwa n'imibare batanga kugira ngo bibone ko ari imibare ariko mu by'ukuri abanyarwanda ni bake mu mibare. Ikindi kintu nibaza ni niba dufite abaturage bakeya kubera iki iyo basinye abaturage batabahereza ingurane zingana n'ibyo bakwiye ahubwo bafata bagashaka kubashyira ahandi hantu hato hashoboka. Mbese hari umuntu ushobora kuba ufite ubutaka iyo utari umwe muri abo ngabo bagomba bemerewe gutunga ubutaka. Niyo mpamvu batajya gusohoka amategeko avuga ati ngo nimba ufite ubutaka utari kubwubaka mu gihe kingana gutya urabutwara. Ni ukuvuga ngo hari abantu runaka bamaze kwigizaho ubutaka kandi bikaba bidashyigikiwe ubwo bagomba gukora igishoboka cyose ngo batware. Impamvu ibi ngibi bivuze reka dutangire kuri situwasiyo ya Jean de Dieu ihora habona. Ku bantu batabizi Jean de Dieu ihora habona ntabwo tuzahare yaburiwe irengero. Kubera iki umuntu w'umugabo nk'uyu nguyu wari ubeshejeho ashiduka nta buzima agifite yagira ngo aravuze agafungwa bagenzi be bose bakabafunga abandi bakirukanka. Ese biterwa n'iki kugira ngo umuntu abe afite ubuzima yubatse mu myaka kuva mu 2000 na kangahe nk'uko bivuga mu biganiro bitandukanye kugira ngo afite ubuzima yubatse mu gihe kitarenze n'amasegonda bakabigenza gute bakabamushize hasi kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi n'aho ari irengero ryiwe gufungwa guhohoterwa kumvishwa yuko agomba kujya gute kumanika amaboko. Twibaze arazira iki ni ikintu azi twe tutazi. Niyo mpamvu video nk'ingiyi ni ukugira mbereke yuko nawe wibaze uri Jean de Dieu wakora iki. Jean de Dieu hano ni hafi na Kangondo niyo yari atuye maze nandike wahita Kangondo wahita Banyahe uko wahita hose umuturage. Cyakurikiyeho yahatuye kuva kera birakangahe arubaka ashaka umugore agira inzu nyinshi abasha kwibeshaho ariko ubu ngubu afite ibibazo byinshi cyane kubera iki niyo yari atuye hatumye leta y'u Rwanda ishobora gufata abaturage barenga 10,000 20 imiryango irenga 1,000 ikabimura ku ngufu. Niriye banga rihari. Iyi ngiyi ni inzira igenda mbese muri Banyahe Kangondo kugira ngo nawe wibaze uri Jean de Dieu wakora iki. Reka tugende kuri no map dufite reka tubare ko ahangaha hameze gutyo. Ni ukuvuga ngo Jean de Dieu we na bagenzi biwe leta y'u Rwanda ifashe umwanzuro wo kubasenyera. Yaravuga ati abaturage tuye mu manegeka tugiye kubasenyera tubimure kugira ngo haze ibikorwa rusange. Ikibazo cya mbere wibaza nimba ari ibikorwa rusange abaturage bimukiye barabashira hehe. Igisubizo hano ngira uburyo ufata abantu bibeshejeho bafite imiryango ukaza gufata buri umwe ukamushyira mu karyango kamwe hangaha. Njye mabona bwa mbere nagize ngo ni ishuri, ni ikigo cy'ishuri, nagize ngo ni ishuri wenda runaka. Barambwira ati ntabwo ari ishuri, n'abantu basenywe baje gutuzwa ngaha ku ngufu. Reka tubarebe gatoya. Ibaze kugira ngo ufite inzu muri Kangondo ufite izindi ukodesha. Ibaze kuba ufite inzu muri Kangondo
ufite izo ukodesha wenda imiryango ine, winjije amafaranga atari munsi y'ibihumbi magana abiri, ibihumbi ijana, ibihumbi ijana na mirongo itanu, wishyura abana ishuri, umuryango umushyitsi aza gusohoka nawe muraza, akakwimurira mu nzu ingana gutya, kubera ko wari umukire muri Kangondo, wenda baraguha ibyumba bibiri ahangaha, ukaza kuba mu kazu nk'aka ngaka gafite icyumba kimwe n'umuryango wa bose, ngo abana barare muri salo, ababyeyi barare mu cyumba, nta mushyitsi ntaki, ni ahangaha. Ahantu kwanza umutekano bangaha ntawe, uko ikintu gishanze bakakiba. So Jean de Dieu abimenya akoze iki, yaraperereje avuga ati uko wadusenye byagenze gute Kangondo, abantu baza mu Kangondo reba ukuntu hameze. Ibikorwa rusange ni ukubaka amazu yo gukodesha amapartoma, ibyo bita ibikorwa rusange. Ubwo rusange tuzenguruke urebe neza. Inzu baje kubaka, inzu nyinshi cyane, inzu nziza. Reba inzu zihari, tugumye tugende urebe ukuntu hameze. Reba inzu zihari, ni ukuvuga ngo uko bigaragara ni uko hano inzu nibura ifite agaciro k'ibihumbi bibiri magana abiri y'amadolari, hari izifite magana atanu ibihumbi ijana na mirongo itanu wenda y'amadolari. Ufashe inzu y'umuturage urayisenya, umubeshya ko igikorwa remezo, uhazamuye ubundi bucuruzi ku ruhande butari ibikorwa rusange, ibikorwa byo ku giti cy'umuntu. Inzu ifite agaciro kamwe ibihumbi ijana, ijana na mirongo itanu mu manyarwanda. Ibihumbi ijana na mirongo itanu ni hafi miliyari. Ibihumbi ijana na mirongo itanu urakuba n'igihumbi na magana atanu, magana atandatu, turahita agaciro k'idolari nangahe, ni hafi miliyari. Reba view yaho, view ni ukuvuga ngo reba hakurya yaho ukuntu hameze, ni ahantu heza. Akamaro ka Kangondo ku bantu bibaza, ni muri central, hagati y'umujyi wa Kigali, tuvuge hagati y'umujyi wa Kigali, hagati na hagati mu mujyi wa Kigali, ahantu hose wajya Remera, wajya Nyabugogo, wajya mu mujyi, wateka ukajya hehe, Kangondo ni hagati na hagati. Cya kabiri, hari afite akahe kamaro? Icyo ni kimwe, uko ari hagati. Ubuzima, ubuzima bwaho burahindutse, ni ubuzima umuntu wese ashobora kuba wakibeshaho. Ufasha abantu ujya kubatuza ahangaha, reba ukuntu hakurya hameze, ni mu cyaro, mu misozi, ubavanyeho bari heza, byose bitwaye. So ibi byerekanye iki? Byerekanye kugira ngo Abanyarwanda barebe icyo bita gusenya abaturage icyo ari cyo, no kuba abaturage bega bakirwanaho bifite akamaro, kuko ntabwo ushaka kwemera yuko ibyaho bigenda gutya, baguhereza ibiri hasi, bo bakorera amafaranga menshi. Ubwo rero abaturage bafunzwe, abaturage bari guca mu bibazo nk'ibi ngibi, nabo bihangane, natwe baradusenye kera mu kibi cyangwa barasenya. Gusenya nicyo bimara, ni ugusenya abaturage. Okay, so nduva muri indi video cyangwa nyigire ndende. Okay, I think about yeah, that's all. So nashaka kugira ngo mwerekane Jean de Dieu agenda kafite ibibazo afite, no kuba yirwanaho bifite akamaro. Ntabwo bishoboka yuko bagusenyera ahantu bahubaka inzu ifite agaciro karenga amamiliyari, mu gihe bavuga ngo ni manegeka, mu gihe bavuga ngo bajya gukoresha ibikorwa rusange, bakaza apartment, ino apartment ihagaze hafi miliyari y'amanyarwanda, mu gihe abaturage baturiye bose bateranyije bashobora kuba barubakiye inzu ku ruhande. Izi nzu ntabwo zishobora gutwara amafaranga angana gutyo, bazatwaramo miliyari zingahe.
izi nzu ni inzu zimeze nk'iz'amashuri, izi nzu eshatu bakumva ko abantu bose bagomba kuhatura, ni ikibazo gikomeye cyane. So that's all, murakoze cyane. Tuzaza gukomeza n'indi video. Oh, one more thing, mbere yuko ngenda, hari umuntu witwa Marie Theo, mu membre wa YouTube yanjye, so ndamushimiye yuko yajoininze, n'abandi bose bajoininga ndabashimira. So that's cool, thank you, mugire byiza.